Niki? Urabona ko nari ngiye mu kazi nkahita mpindukira nkaza nkicara hano, which means I want to know what's up with you. Kuki icyo umeze gutya? Kesha, urabizi ko ntari bugende ngo nkore akazi neza nkusize umeze gutya, so help me and tell me what is going on. Talk to me, Ki. Maya, I think, Oh no, you got to be Ki. Not you, Kesha. Ubuse ni ibiki waba wanyweye byatuma ukora ubugoryi nk'ubwo ngubwo? What are you thinking, Ki? Ki, you think what, huh? wait, first of all, what do you think I'm thinking? It doesn't matter what I think you're thinking. Well, it matters to me. Kesha, uri gutekereza ko ushobora kuba utwite? What the f? Urasaze bro? Ko icyo watekereza ikintu nk'icyo ngicyo? Kubera ko utayiterwa se? Yes. Ntabwo nayiterwa right now. Man, kwera iki cyo kintu gisekiza mu mutwe wawe. Ubona nitwara nk'umuntu wahita utwarinda gutyo gusa? I'm sorry, njye niko nari ntekereje. Well, wibeshye rero. Well, habaye iki se? Nuko icyo umeze gutyo wihebye gutyo. Iki kintu kiguhangayikishije? Okay, Maya, listen. Papa wanjye wanyibyariye njyewe ubu ngubu yarangurishije. Ntegereje ko nsobanura Ki. Maya, ubu hari umusore ngomba kubana nawe. Kesha, kuba icyo umeze gutyo koko? Njye nkubwira ibintu biri kuba mu buzima bwanjye bwose, ariko wowe icyo ukora ni ukumisha ibiri kuba mu buzima bwawe. Ubundi umuntu wo kutamenya ko ufite boyfriend ukaba uri kubishana nawe ukaba mugiye kubana? What the heck is going on? And how are you going to marry a guy that I've never met or heard? Umunsi ibyo birahurira nuko papa wagiye kukugurisha. Maya, sinzi aho nahera nkubwira. Kesha, urabizi ko nagiye kukubwira ko mfite umwanya uhagije. Gusa uranabizi ko ngomba kumva bino bintu kuva ku itangiriro ryabyo.
nicyo ushakira Kendi. Kendi, come on. Niwe wampamagaye hano kandi atekereza utampamagaye hano kugira ngo nicaro ndebe gutyo gusa mu maso. Kubera iki wowe mbona utandukanye n'abasaza bawe? Ni kubera iki kari? And every time I see you, you seem to be like someone who doesn't know anything about her family. Because there is nothing to know. Okay. That's nice. That's nice because you're not stupid either. Nicyo ushaka ngufasha Kendi? Nkushakaho ubufasha nta kindi nkushakaho. Ndabizi ko nta kintu na kimwe uzi. Ariko ubufasha nkushakaho ubwo ndabizi ko nta wundi muntu n'umwe wabubasha atari wowe. Kubera iki njyewe? Kubera iki wowe? Ubu se mbaye mfite undi nabandi kukwasama? I don't know. I think you have a lot of friends and you barely know me. Kandi njyewe nawe ntabwo tuziranye ku buryo nagufasha cyangwa ukeka ko ari njye wagufasha. Ubu ni ukuvuga ngo nta kintu uri bumfasha? Yego, kuko nta kintu na kimwe gihari cyo kugufasha. Ese wowe ntabwo ujya urambirwa? Ushatse kuvuga iki kuvuga ngo ntabwo njya ndambirwa? Kari, niba hari umuntu wumvisha ikintu mvuze ni wowe. Ntabwo urambiwe guhora bagushyira inyuma badashaka kumenya ibiri kubera muri famiye yawe imbere. Cyangwa se ndanashyanutse wenda ibindi kuvuga wasanga wowe ari nabyo wikundira. Ntabwo urambiwe kuba igicucu imbere ya famiye yawe badashaka kumenya ibiri kuberamo imbere. Aho uranutse Kendi? Yego cyane. Mbonye nuko nakunoba. Jijuka wakinwe dukorane. Niba hari abantu nizera muri iyi si n'abasaza banjye. Kandi nkuko uvuze ngo ndi igicucu, I like it when I'm with my brothers. Have a good day. Don't you ever call me again. Ninagira ikintu nkora dira naranyica. I need to make a move fast. Kesha ko icyo utarambwiye ibyo bintu mbere hose koko. Ese Maya, iyo mbikubwira mbere hose ubundi wari gukora icyo ari kubihindura yijya? Ntabwo mbizi, ariko twari gushaka icyo gukora. Umunsi no kuva ryari dushana ibintu nk'ibyo ngibyo Maya. Umwaka wose kweri? Maya, I'm sorry. Nanjye ntabwo nari nzi ko ibintu bizakomera gutya. Ni ukuri kose ntabwo nari nzi ko bizankomera nanone. Ikigaragara ngiye kuba umugore nkiri umwana, ntigeze nifuza ubuzima bwanjye bwose. No, ntabwo uwo mugore w'umuntu udashaka. Not on my watch. What are you gonna do about it, Maya? Ntabwo mbizi. Nkuko nitaye ku byo papa yumvikanye n'uwo muryango wundi. Maya, you don't understand. Ndaramuka ntemeye kubana n'uyu musore. Kampani ya papa wanjye yose irajya hasi. Hanyuma ntumu umuryango wanjye mu bukene hejuru yo kwanga gukora ikintu kimwe bansabye. Kesho ushaka kubana n'uwo musore? Maya, wimbaza icyo kibazo igisubizo cyacu urakizi. Ngiye mbana n'umuntu ubuzima bwanjye bwose. No, Maya. No, ntabyo nkeneye. Then don't do it. Then what about my dad's company? Kandi maze kubwira ko kampani ya papa wanjye impamvu ikiri gukora ari uko papa Richard umuterankunga. Hakundi kuki ababyeyi bacu badufata nk'ibikoresho baba barazanye kuri iyi si. Kesha kuva ryari nakubwiye kuri ya mugabo ari inyamaswa ukanga kumva. But Maya, he's my dad. Ni papa wacu twese.
no njye ntabwo ari papa wanjye uriya mugabo yapfuye kera cyane kuri njyewe njye nta data ngira and I'm good Kisha nawe uzinekeza kuri uriya mugabo ari njyewe njyenyine adakunda gusa ikigaragara cyo yaba wowe yaba Erika n'abandi nta n'umwe akunze mwese bafata nk'ibikoresho byiwe kuko ni karimwe ahora yishyira imbere iteka iyo ibyo bimaze gukunda nta wundi muntu umwe yitaho ni inyamaswa idafite ubumuntu gusa icyo musabye ni kimwe mbabarira bwa rimwe icyo ashaka ntakibona mbabarira ndakwinginze n'ugiye kubana n'umuntu udakunda udashaka ngo uri kugira ngo utabare papa wawe mbabarira ndakwinginze ke please Bite ko watuje none? Urarwaye ntabwo uvuga? Akubwo nushatse uvuga ko ngenzwa n'amagambo ari. Ntabwo ari byo nshatse kuvuga. Gusa nuko mbona witonze cyane wagira ngo ufite ikibazo. Nta kibazo mfite rero. Uretse ko akenshi njya gutya mba nimereye ubundi nditonda cyane. Okay. Niko umuntu usa na Erika cyane mwamuziranye. Urabona hari agashiti kanjye kitwa Erika. Buri munsi kaba kansiranye katama agahenge. Rero ndi kubona musa. Gusa uritonda ko karushya. Ako nawe marasa cyane. Ari njye ubundi nditonda. Nuko nyine buri gihe nshiduka nasakuje. Ariko ubundi njye nditonda cyane. Gusa ikintu nshaka gusaba. Ushaka amafaranga ngahe? Ngushye. Ndetse uko ko njye nshaka amafaranga. Mbese iki kindi ugiye kunsaba kitari amafaranga? Ushatse kuvuga ko njyewe kuba tuvugana gutya ari amafaranga mba nkurikiyeho. Ntabwo ari byo mvuze Erika. Ushatse kumwitanisha cyangwa ngaho? Erika ni iki ushaka kunsaba? Umaye 50k ngaho gato nkwereka. Nukuri ari njye nawe njye naka amafaranga abantu. Nirwana mpaka nyabonye. Bana cya gitano cyawe amaye. Ariko cyo nagikenyerewe ntabwo nakigusubiza. Gusa nashaka gusaba ko akengana ukavugana na John. Nukuri yangana umutege amatwi gato ari. Byuza gusobanura uko ibintu byose bimeze. Nta kintu nshaka kuvugana na John na kimwe. Byo numvishe birahagije. Ari wambwiye ko wifuza ko na John mwasura ukuntu mwari mumeze kandi ko umukunda cyane. Ntumukunda cyane. Ari ndabeshya. Ntabwo ubeshya. Nose wamaye amahirwe byibuze nawe akagusobanurira. Akubwo nsobanurira iki gisigaye? Gusa ukuntu nazo nifuza ko biriya byose bamuvuza bitaba ari byo. Ndabizi ari. Wenda ubu utabizi. Kuko njye kimara kwemera ko Ganza ari umwana we. Nese numva n'ibindi byose bavuga ari ukuri. Ubu rero byagorana ko nakongera gutega John amatwi. Nanjye ndaragatsindwa. Arumva ukuntu ibintu byose bimeze hano. Rubona avuga ko umugabo babyaranye atabaye barashakanye.
kandi uwo muntu wakuzana ubusu twavuga ko ari we mugabo we akabona papa w'umwana we kuko utari gutekereza ngo wumve ko abantu bashobora kuba arimo ikibazo. Joanna ni ubeshya nyine. Ariko se kuki uri gushaka ko Joanna ari we ubeshya? Kuki utari kumva ko Nura yakubeshya? Ari niba wumva ugikunze Joanna ukabona ko mwiyunze byagushimisha, umwanya Joanna nawe mwumve wasanga nawe afite ukuri kuri muri we. Mana wishwa n'umuntu ukunda cyane kubera amagambo udafite igihamya. habaye iki kandi? Kendi, ese undi ni uko icyo utakimvugisha Pablo? Urabizi ko ari umuntu afataga ko icyo utakimvugisha? Kendi njye naketse ko utakinkeneye. Utabeshya ibyo bintu narabivuze. Nabyavuze ariko warabyirikanye. Kendi ibyanjye nabikonze reka tube tubiretse tuze kuba tubigarukaho. Kuri kino n'ubu ngo bari gushatse kuvugana nanjye ko ndakeka haciyemo igihe kirekire. Baba nsigaye ngira ubwoba bwinshi cyane. Nijyanye mu bintu none kubivamo byananiye neza burundu, kandi nindeba nabi ndanapfa. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put it down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. Message nakira nawe wayibonye cyane ngiye gusoma yohereje. Utambwira ko nawe bayikoherereze kandi. Sinigihindutse aka kanya. We need to talk to her. Shut up, man. You know the agreements. So rero tugomba gutegereza kwaza. We gotta respect our decision. Kuryo twamureka gutyo gusasa akaduha message nkiriya nta mpamvu. Wowe yakoresheje message vuga ngo iki? Guhera uyu munsi nta kintu na kimwe nkishaka giturutse kuri wowe. Hano harimo ikibazo. Ko nanjye iyo message yanyohereje. Ikibazo cyo kigomba kuzamo. Kuko ntabwo byakumvikana ukuntu kera tubwira ngo nta bufasha gishaka buturutse kuri twebwe. Nundi kumva harimo ikibazo. Nubwo ntazi cyari ariko kirimo cyane. It's been 10 years dufashe no kwivuza. Use ukiriya babonye abandi bantu bamufasha. I don't think so. See, that's why we need to talk to her. I say we don't. Umvise man. Ariko ubundi petit frère nkubaze. Kuva ryari rero ufata imyanzuro hano? Are you being serious right now? Ndi serious man. Kuva ryari rero ufata imyanzuro hano? Kandi bro ndakuruta man. Njye muri ushaka kubyirengagiza. Dore niyo mpamvu mfite umutabo wa mbere mu gufata imyanzuro. Ese uri kuvuga iki? Niyo mpamvu uri kuvuga hano? Bro ntabwo ugitekereza ku kintu, buri utekereza hafa. Nkubwo ngubwo uri gusana ngo tujye kureba Keri, ubizi neza ko twasanye ko tutagomba kuvugana cyangwa kubonana. Nkubwo usanze ari agatego. Man, trust me. Nanyimara kubona ina message ikintu cyanjemo no kujya kubona amazi impamvu yayohereje. Kuko na Keri ndabizi neza ko yohereje ina message ashaka duhita dutekereza gutyo. Urumva ko tugomba guhita tumubaza impamvu atashaka ko tumufasha kandi atarabivuze mbere hose. Kose turabigenza dute? See? That's why ngiye gufata imyanzuro hano.
udatuma nicuza impamvu se. Ifotora waho se. Mbwira turabigenza dute? Nta foto. tugiye kuba dutujeho gato tubanze turebe kubera ko right now twese nta n'umwe uri gutekereza neza. Ni gute wumva wakizera umuntu gutyo gusa koko kenshi kubera ko gusa ashaka kubwira ushaka kumva? Nese papa njye nari mbizi ubu nabona umuntu aje imbere yanjye akambwira buri kintu cyose ku muntu nzi neza nkajyaho nkamuhakanya. Ni ukuvuga ko Dirane yaje azi buri kimwe kuri wowe? Papa ni ukuri azi n'ibyo njyewe ntazi, anzi kuva nkivuka ubuzima bwanjye bwose kandi nta nubwo ari njye njyenyine na Maya aramuzi wese. Kuri iki? Yego wanyumvise, mbega afite amaso ahantu hose aho tuzi n'aho tutazi. Ubu nuvuga ko nanjye nzi? Nasi ibyo njye ndabizi, gusa nabonye ko harigize Imana ubu nawe wabona ko akuzi. Ubundi se wowe yakuyoberwa gute kandi nawe uri mu buzima bwa Maya? Harya ngo arashaka kwiborera kuri ba ari gusa? Vuga gahoro ariko nawe batakumva, gusa nibyo. Kandi ubu we nta kintu na kimwe mumuziho. Ese ubundi nkabibwiye ari bikava mu nzira, hari ntakamenya ukuri kose. Nakubeshye papa, icyo nicyo gisubizo cya nyuma kiba kiri mu mutwe wacu, dushaka kubwiza ahari ukuri. Gusa urumva ukuntu hari azahita mfata umugambanyi, azahita anyirukana kuri kano kazi, hakiyongeraho nuko ntazi neza Farina ari icyo bazahita bankorera kuko buriya nabo ni abarakare papa. Mu minsi yashize Fariyani igihe hano yaranyishe, nga none baze bamenye ko nabaye kanetse nari ndi kubaneka kandi Farina mubeshya urukundo. Akuma njye ninshaka na nipfira. Ayo mwana nta kintu bagende, nta kintu na kimwe muzi kuri Dirane. Tongeye ndakubajije. Ni umugome. Kamana kendereka imikino ahangaha? Papa nuko ntabwo ari imikino, nta kintu na kimwe tuzi kuri Dirane kereka wenda gereza iki? Papa ntacyo, nta kintu na kimwe tumuzi. Okay. Sasa rero tuvugana ngiye kuba nsubiye mu kazi. Ubwo mu kanya tuzegurira kwa Kisha twiga kuri iki kintu. Ntabwo byumvikana. Sara Jafa. Nakamisiyo gato mvuyeho. Oda, icyo gihugu nicyo mvuye gushakira amahoro. Ariko wumve ngo byari akazi gakomeye. Hari harimo aduye nyinshi se? Wapi? Aduye rimwe gusa. Ariko nyikubise ikintu cyitwa amasasu. Nyica intege ndabibona nanjye nyisize inegekaye. Ese ubundi byagenze gute ko meruka iyo haduye nawe ushaka kuyataka? Kapite, buri ikintu cya mbere ni amahoro. Uzaharanira amahoro mu byo ukora byose. Harya urambwiye ngo haduye wayikubise amasasu ubona ko inegekaye? Amwe mu bwonko. Ni ukuvuga ngo ndagira ngo hano tugendane neza. Haduye uri kuvuga ni Ali? Hanyuma amasasu ni? Ni amagambo nakoreshaga mwumvisha mukubita n'inama za danje. Mwumvisha uburyo agomba gusubirana kari agakecuru kiwe. Ubwo igihugu wari wagiye kurwanira ni Joanna. Cyakora kira narenza mukobwa.
ngenda arenze nanjye ndabizi noneho njye ndi n'umwana mwiza Imana ari ikigerageza Imana igushime kugira ngo ukuntu byitwaramo ariko rangiye ejo mba naritsindiye kapite umurerega ibigeragezo ntabwo ari karande Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. A slow burn like a disease. Just tell me that I can show you. We have to put him down. none z'abantu ningwenya kuvuga akamera wabiretse soko ndebana wewe umuntu wajya kukabira mbabari akana so wari kumubona Chaka sema yarakoze mu mukinnyi ni wajya kuri kamera ubwo mushiya umuntu yazawugira ngo basi mbabara ndakunyinze wari none nabikoze nawe atayikanga itareba sibyo mbabari Essa bugishi kuri fari bugishi kaka bugishi uri ariko ukora Eles canal de amanhã. O que passa? Jena ari kugira usoro ugiye kuvuga ibi byindi bari babyumvisha ugira meshi tsana ntabwo yari yabyumva Jona soro wamwumvisha navuze ngo ari igihugu